Zikurumu koko. Ukumvira umwana ngana kujya kayembesha buri. Bahora babimbwira ngo umuzi nyawe rero ndabyemera. Ndumurozi he. Imicanga mu biryo. Ubwo bakubwisa ikigo nyumutwe. Umwana wawe kugira ikimara. Ndi ikigo giyeho. Genda ngamaze kurambira. Cyuzingira. Nyina mwana wanjye ko yambwiye ngo umufata nabi bimeze ute? Eko sheri nakubwiriye ko uri mwana ariko nibuko buri gihe amfata nkaho mufata nabi. Nta kintu namukorera ngo mwike ko murera ko nimukunda naje kumurera batumukunda. Oya njye ntabwo mbyumva ukuntu umwana ukuntu yambeshya. Ntabwo ari ukuvuga ngo yakubeshye ahubwo niko buri yahoze. Ni kangahe bikubwiye? Ewe ni buri munsi. Benesi uri kumva nakubeshereye. Buri munsi. Njye mwana mufata neza na kimwe. Ejo nisakubwiye ko namubuje kujya ku ishuri. Nigeze numubuza kujya ku ishuri se? Ninsanga ari byo. Nusanga ari byo. Ngiye kandi ko atari byo. Kandi numva wize umwana wawe cyane. Udushaka kunyizera. Nureba shenda gukunda ariko ninsanga mufatira umwana nabi tuzashwa. Mbabarira pe nawe ntukajye uzana ibintu byo gukabya pe. Umwana mufata neza nta na kimwe mwimwe. Ejo ndi yakubwiye mwima ibiryo biri aho ngaho ku meza ari kubwiye nawe mwintemye gute ibiryo bihari ariko kandi ariho bihaha. Ninsanga ari ukuri. Ntabwo asanga ari ukuri be. Nizera basi. Sawa nyine ngiye gukoresha iperereza ryanjye nyine ubwo ndamenya ukuri. Ariko be wagiye unyumva? Ndakumva urabizi. Nese wagiye wumva n'impande ebyiri. Utumva uruhande rw'umwana wawe gusa. Oya njye nagushaka kunyumva. Oya ndi kukumva ariko nyine umenye ko nsanze ari byo. Utushaka kunyumva kandi uri kuvuga ko ushaka kunyumva ariko ntabwo uri kunyumva ngiye ngo ubinyereke. Nyine nanjye ntacyo nakora ariko nyine urabona. Nukomeza wizera umwana wawe. Oya ntabwo ari ibyo ahubwo reka njye mu kazi ubwo turasubira. Basi kujya n'umwe cyayi be. Oya ndi kwihuta ubwo nyine ndaje. Okay, nari bukuraza kumbwira niba saa sita ngutekere. Ndakunda. Nanjye. Kunyita nzamugiye gute koko? Nukunsaza tugusa. Mwana ukunda nabi kwerekeye. Ewe. Injira. Shubite. Neze neza. Amahoro. Buraje.
Kumana kubera papa nyota meze abakironi nkura muri moto nawe kwa muri moto cyo kuvuga iki kuzi kunwa wa mugabo wewe kunifata ubwo ngo umwana we yaragenga amuregera nyota ngo mufata nabi umva ibyo byagiye akavuga mufata nabi sinajya ku ishuri sinzi ibyo bashaka kumvikanisha cyanya byose shaka umugore nyota nziza sagenda abibwira papa we bandi kwicara ndi kumva nasubira no mu rugo ego Kumana yaraje kwicuza gutyo ntabwo byaba ari byo wajya umubare kurikije kurufata nyota k'icyara cy'inyoni neza ntabwo akabaye gukora ibyo bintu sheri wajya imbabare ko nawe uzayemeye nushaka Wiriso ugiye he? Ugiye he? Ngiye kureba nyota. Uragiye, urabizi ko nta biryo biri mu nzu. None ubwo ugiye he? Kandi wowe na nyota. Nta amafaranga. Asaraza kufasha guteka. Umva Niko uba ufite kumwubaha ute se nyine wumva udashaka kumwubaha nusura ntabwo akubereye umubyeyi nshimye ko umbwiye ko yanganaga nka mama wawe nuse kubera icyo wumva kuri aba batakumva Ntabwo mwiyumva none siko numva mubwira na mama wasubira mama wanjye ibyo mama wanjye yamureraga ntabwo hako nyota oya nega amatwi mubwire ntabwo utekera kunekera nanjye nabyitekera ntabwo mukunda kuko atari mama wanjye niyo ni umuntu mwiza we ni umuntu mwiza ariko simukunda na gato nyota hari ikintu uburi utazi ntabwo abantu bose baza mu buzima bwacu ariko tuba tubakunze ariko byibura tugomba no kububaha ntabwo kano kanya uri kwimagine ukuntu yifata akigomwa ibintu byose akemera akakwereka ko agomba gukora cyane kubera wowe wangiza ukamufata kuri ubwo n'ubushima bari kunyereka njye oya mu gihe utarisubiraho ngo ukunde uriya mubyeyi umufate nka mama wawe reka njye ntabwo mukunda mbabarira bino bintu birangire mu gihe utarahindura iyo myumvire ako nyine ntabwo mu gihe utarahindura iyo myumvire ntuzongere kumpamagara nta nubwo nzagaruka kukureba nyota ukuri ko Imana urambabaje ariko umenye yuko natamukunda nyine ntabwo mwiyumva mbese uri kumva wishimye no kutazongera no kumbona nyine ntabwo mbyishimiye ariko nanjye ntabwo mukunda uriya mama ntabwo mukunda pe wanyiciye umunsi ntabwo ari uko bino bintu ntituzongeye kubiganiraho uzampamagara umbwira ko wahinduye ibitekerezo ahubwo kuguhamagaraho ni ibisanzwe ariko ntabwo oya mbabarira uzongeye kumpamagara ndakizana turi kumwe ariko nzajya turaganira nyine biraba bisanzwe nose bwo kuza kukureba tukaganira uri gufata nabo umubyeyi wawe ariko sinakubwira ntabwo mwiyumvamo ntabwo mukunda ntabwo yagira ku rwego rwa mama okay kubera ko utamukunda bifate nkaho nanjye ntakigura uri kubyumva
erega njye nuzumvira no kumva Baby ntabwo byashoboka kuba wagenda bite nawe uriya mugore udushwanishije. none se kubera icyo utari kwifata nyine ngo unyumve nose ibintu ndi kukubwira ntabwo ariwe bifitiye inyungu Nyine ndabyumva ariko nyine ntabwo ari sawa. oya uzongere kumpamagara wahinduye ibitekerezo byawe Uragiye. buno rero nicuje n'impamvu itumye nza no kukubwira Be uragiye. agenda none se igihe twaganiriye ariko hari ibintu utigeze ntabwo nabonye mama wawe. Uriya se ni mama. he Sandra ntabwo ari mama, ni umugore wa papa, ntabwo ari mama wanjye. gusa wabaye ute? Uriya ntabwo ari mama. Uriya ntabwo ari mama wanjye. Uriya ni umugore wa papa, uriya ntabwo ari mama wanjye. gusa wabaye ute mukobwa? Ukagira ibitekerezo ukuntu n'ubwira usigaye uhagazeho. kana nawe. reka utangiye kwihakana mama wawe kano Uriya ntabwo kanya. ari mama wanjye. ehe nyiha twumve. Umva uriya ntabwo ari mama wanjye. Umva se mubwire. ntukanzane ahubwo bujajwa bwawe. Waza nakubwira mbese. Wowe nyigira mubwire gusa. ehe mbwira numve. Sinzatse. mu izina rya yesu. Uvuga buhoro nyine. ni naho ngaho ugeze. naho ugeze. Reka nze mubwire we kuba witonze si gasa. umwami. Uzi ko iyo papa agiye kuryama mfata ikinini ngishyira mu cyayi. Korona wa mukobwa yabaye umurozi. yabaye umurozi. ujya umuhereza ibinini. nayo mu ijoro. usigaye ugira ubucukumbuzi bugeze aho. basi bigira ibanga ndakwinginze ko mbabarira. impamvu atabyara amaze imyaka 2 kumbura umurozi. Reka nze mubwire nta cyana cyo nshaka mwe mu nzu. Sandra simukunda simwiyumvamo, ntari mama ndamwanga mwanga ukwanjye numva na icyana cyo kitanakinje mwe nzu atanabyarira hano. Umva uko bizashobora sinzi ko waba umurozi gutyo pe. asohotse mwe mu nzu nasohoka nanjye nibwo nzatoza. sinari nzi ko waba umurozi Ntabwo ari gutyo. uburozi. Ariko uzi ko nta mugore ari umugome. Uzi ko nari umugome. Ubona uko utabana ngaho birebe ukuntu ari umwana mubi. Ni umugome ino nagiye umushe wagira nakagore gatwite isiki. Sinzi ukuntu kameze. Nukuri nuko utabyumva nawe wabikora ari weho. kankubwire rero njye ndigendeye ariko ibi bintu ukora ntabwo byazakugeza nushaka ubireke. Kanze mbwe ntari wowe wabikora nakuri. Ntari wowe wabikora. sawa nyine ntabwo nzabibanga ibanga ryanjye hagati yanjye nawe gusa nazigira ndi muntu. nta kibazo ntabwo nzabivuga sheri. Ndi ntashaka zabe ariko ndi byakanga byakunda nundi umva rwarwana rwe ntabwo azabyarira ahangaho bizarangira nagiye. mwese ugiye nk'umurangirije uko byagiye. mbwira. nyine twaricaye turaganira ndamubwira rero nyota kuba uri gufata nabi uriya mukaso ntabwo ari byiza, ahubwo hakabaye kumubera umwana mwiza. umwigisha ariko nyine tubishwaniramo mbona ntabwo ari gushaka kubyumva. bintera umujinya nyine nanavuyeho twanashwanye byatari. wamuretse se uriya mukobwa ko atari umukobwa mwiza, katanambera muramukazi wanjye mwiza, wamwihoreye. hano Gisenyi hari abakobwa beza cyane, ntabwo wabura undi mukobwa ukunda. njye nta n'undi mukobwa nshaka kongera gutereta kuko nabonye bose. kamwihorere nigire guteka.
Ni sawa. Ndakubona. Ndashima Imana. Wowe umeze ute? Sha nanjye meze neza. Wicare aha ngaha n'ubundi dore nibwo wapanze ko tuhahurira. Yewe. Ahantu se ubu tuje guhuriraho. Rino zuba turaryihangana nzi ko ari wowe wambwiye ngo ushaka ko duhura tukaganira. Zuba rirahaze ryateye umujinya numva se. Cyo nda kukubwira. Kagira inkuru rero. Inkuru zanjye se waruzeruka ryari? Rero tukigana. Hagati aho ndi kubona warakuze kabisa. Narakuze. Ahubwo se nimero yanjye yawe nande? Aha. Nabura bunzi saba se. Umva nyine. None se? Wapfa hagati aho ndabona umeze neza. Byandi by'iyi minsi nyine biraho tu. Umva nyine. Ibyo by'amagambo tube tubiretse. Ahubwo mfite nenda kukubwira. Uzi inyota ibintu ajya akorera mukase? Urabizi ntabyo uzi hasi ko mbona bitagushishikaje. Uyu mpamvu bitanshishikaje rega ibyo ngibyo maze kubirambirwa kuko n'ejo bundi nagiye kumira batwarashwanye mwana. Mbona ntacyo bikubwiye reka amagofero wawe zishaje mu matwi yanjye. Ahubwo nyibwire. Uzi ibintu ajya akora? Uri ko mukase agiye kuryama. Papa we yagiye nyine kunywa nk'amazi ahita ashyiramo ibinini. Ari nyota ubikora cyangwa mukase? Nyota uriyuzi. Bana nyagasani. None se ubaka Siko numva ndi kubona nta kintu bikubwiye bimeze bite? Kankubwire Iriza. Uriya mukobwa ngiye ikintu namukorera. Usibye wenda no kuba nanamukatira. Na sister oya utazanamo gukatira. Uyu urumva nakomeza gukundana n'umurozi umeze gutyo. Tumugira inama ibira bintu arimo abireke. Urajya kumukatira se. Uko nshimye yapfushije nyina isakazana undi mugore na se akaba agiye kumwishyingurira none biragenda bi. Ego mana isi n'ijuru. Ese ubu urabivuga hiki? Roga mukase kugira ngo atamutera inda. Kugira ngo batamutera inda. Ari cyo ngicyo nge ndi kumva binarenze n'ubwenge bwanjye. Reka nkubwire ikintu ahubwo tugiye gukora sibyo? Yego. Wowe uzamumfatire. Urumva? Umwoshye ujyana ahantu. Sibyo? Nyine woshye nyota. Mujyana ahantu murareyo umwoshye murareyo ngiyo nyine. Kugira ngo turebe wenda konswe natandukanye nawe dushwanye ubwo kugira ngo turebe ko wenda nyine byacamarika kare areke gukorera bira bintu mukase pe. None niturarana ijoro rimwe suri kumva nzaba nkemuye ibibazo by'iminsi yose. Ndi gukubwira ngo ntabwo uzajya kurarana nawe wowe uzamwosha niyo mutararana kugira ngo uramuta ukore bira bintu abakorera mukase bireke. Kugira ngo ura papa watera inda mukase. Mbese nkamukwepesha ijoro rimwe. Nawe sinzi byawe yego nyine. Ikibazo biransaba kujya kumwinginga ngende kumva n'inzoka yo mu nda yaragiye. Urabizi ukuntu agukunda wowe umugenze gake arabikora. Papa ari kureba ukuntu mama iyo ngiye kurya afata ibiryo agasukamo sinabona ukuntu ibyo uri kuvuga ni ukuri? Ni ukuri pe. Aratinya bakabikora? Mama ntabwo umuzi. Ntabwo bibaho. Mama bura ntabwo umuzi ubona kwijijisha. Ni umugome. Nuko utabizi wage mu kazi utabizi wowe njye twirwa n'umva naragowe umva mbese nta n'ukuntu wabyumva. Ndumiwe pe. Kutagiye ku ishuri byagenze gute? Ejo iki? Ejo nari narwaye ndasiba. Ejo kunyine byagenda. Kandi warambwiye ngo nabakubujije? Yari yambwiye ngo ninsibe nyine ndi gukora akazi nyine ndasiba ariko ngameze nabi ndagakora ndangije kugakora nyine ndicara.
ariko ntabwo yigeze amwibwira kureba ni capati yo mfite ntabwo ni manzi wayo uriya mugore nzamugore iki koko njya kumwirukana abantu bakanga najya kumwirukana inshuti zanjye zikanga gusa papa nawe uzamubaze ngo kuri ibice biganiriza umugozi ariko ndakwereka uyu muntu ashobora kuba ariko ntaharara tu arahirwa ariko ntabwo araharara nshaka papa koze umwirukana ni umugore mubi cyane abanananutse pe uriya mugore mwaka gacapati ni ganzo wakanguriye ngo uriya mugore ko ari umuruzira papa ntabwo umuza kwihishemo mbese ubwo mukore iki koko wanananutse pe gusa ntabwo nabyihangana ku mwana wanjye nabyaye ntabwo nabyemera papa sinzi ukuntu wumva neza undi yabaye ese ibyo byarangiye mu cyumba nabwo wabuze atari yanateka sinzi ntabwo yari yateka wamenya ntabwo nzi ibyarimo ngaraye mfite reka mwohereze ujye narabigenda kuri botike ubwire Kazungu aguhereze narebe nyine ngo ndishyura nimugoroba uyu mugore ari kunsaza gusa ku mwana wanjye bwo ntabwo byavamo byanjye bikunda arasubira iwabo tu nta kundi narabembereje byarananiranye si byose umugenzi gake wowe ntakundi ariko nyine ndaza kugerageza numve gusa nyine biraza kungora mwana uzi wowe kwifata ugashwana n'umukunzi wawe none ukagaruka uze kumubwira nyine nawe harya usanga yafashe wowe uramugenza gake agende kugira ngo ave mwari uriya rugo basi turebe ko yarekera gushyira ibinini mwa kiriya cyayi baba bahereza se ntakundi nyine ubwo ndaza kugerageza ndebe ko bizakunda gusa mani uriya mukase ndamuhangayikiye ibintu aba ari gukora ntabwo aba ari ndamuhangayikiye nayibaze Mugisha nose bimeze bite umva ni neza gahoro pe biracyagenda kwa kundi sikumamagaye ngira ngo hari n'ikibaye nyine turabamaye ngira ati nyine ngo zongire inama tu Mugisha oya ese byabibazo byarakomeje cyane ukuvuga ngo umwana uradegera ngo narya ngamuza kujya ku ishuri mbese ngo byashanze uramva none ukorera iki Mugisha uwo mwana se byo warabikurikiranye umenye neza ko atarya cyane rwose ku mwana wanjye umva no minsi yarananutse nta morale mbese byanshanze n'umugore wanjye ntanabyara bose Mugi umva rero ngiye mubwire sibyo urabizi inyota ni umwana wa mugore wundi rero mukase ari inyota ntiyavuga mukase neza kandi mukase wemba mbona arigengera rwose nge nkubwije ukuri byo mbona ngengera ngasanga nyota rimwe yari kurya ikindi yari gukina n'abagenzi be rero biragoye kumva ko rero mukasa mwimi biryo ngengera hano nkabona ari kurya cyangwa ari gukina n'abandi ariko byibuze ibyo bintu uko ziperereza ukamenya kuko ese umwana ibyo ambwira nibyo ushaka kugendera wenda mukunana uko ugasanga wenda umwana niyongeye igihe cyo gukina agabanya igihe cyo kurya cyangwa se wenyine ubwe ari gushaka kwitwara gutyo kugira ngo ubone ibyo ngibyo ashaka kubona uranyumva neza Mugisha Mugi yewe sinzi icyo nakubwira nyine kirenze ibyo ngibyo gusa ngiye icyo mbona cyo umwana wawe ntago yakubwira neza umugore utari nyina none se nyine ubungiriye inama nyine yihetu ngiye inama nakugira rero Mugisha urabizi mu kazi duhoramo na byinshi sibyo wowe kora ibintu bikurikira menya ngo saa sita zageze ese nahamagaye mu rugo
bamaye umwana namubajije ngo ari kurya arabimbwira koko. Okay, amasaha y'ishuri umwana bagiye kumufata ku ishuri, sibyo? Erega ibintu byinshi tubwirwa mu ngo zacu, ariko biba byiza twebwe ubwacu iyo dukoze follow up cya check up, kuko umwana yakubwira byinshi. Rega nose nta bana wanzuzi birukanisha abakozi bo mu ngo zabo, kandi abakozi bubahiriza inshingano. Urumva Mugisha rero nahaweho gukora follow up, kuko yagusenyera umwana yagusenyera rwose. Oya, umwana wanjye ni inyangamugayo ndamuzi, ahubwo uriya mugore njye mfitiye amakenga. Gusa nyine nzakubwira nyine bizavamo. Nise Mugisha kaze mubwire, urumva umwana muto agiye gutuma wirukana umugore mu maranye igihe kingana gutya koko? Nanjye byanshanze, gusa nyine nyine ndabitekerezaho nyine ko nzakubwira umwanzuro narimo. Mugisha ariko mu by'ukuri ukurikirana bino bintu pe, kuko nawe urabizi stories ziri gwara ku kazi. Umugore yatandukanye n'umugabo, umugabo yatandukanye n'umugore, ibyo ngibyo rero wowe uba umwe mu bantu babirwanya. Urumva? Nibyo ngibyo nge nakubwira, naho ubundi Mugisha ibibazo byo mu ngo byo umva ni byinshi pe, babinaturemereye. Idanje. Nyota we Mugisha, Nyota nagasenyera runo rugo. Niko bimeze, sibyo? Ndumva ari ibyo ngibyo, ikindi twaganira iby'akazi niba ari n'ibindi twavugana. Abagesha ujye ubiwanireye inama kabisa. Mugisha ni ibibazo. Mugisha nta kibazo mo, ntacyo nangereka nahe ibindi ubwo ngubwo twaza kuba tubivugana, ariko cyo nakubwira cyo Nyota nagusenyera urugo pe. Niko bimeze ko wihuse se. Oya reka ngende, hari tuntu twinshi mba ngomba gukurikirana hariya imbere. Urabona nubwo umamagaye nje gitumo nyine kugira ngo nze manze numva ibyo ugiye kumbwira, cyane ko ubugabo burya no gutabarana, sibyo? Ko bimeze. Bo Mugisha ntacyo ubwo turi kumwe. Sawa sawa, urugendo rwiza. Sawa. Ngiye nama. Uriya mugore ntabwo bamuzi, uriya mugore ni inzu. Uri kujya kucira ngo ndo ushizemo azira imicana boko. Sandra wagicucu ikigore ibi ni bikimara wagicucu niki se kandi imicanga mu biryo. Oya ntibimeze neza, ntabwo bimeze neza Nyota. Bimeze neza iyi ntabwo ari imicanga ndi kubona nanjye. Mbese nariyeho imicanga ni umva rero. we nta kintu na kimwe nigeze nshira mu sidebizina. Ande mbya Afrika y'imicanga dore ibintu bya no process. Mana ibindi bimicanga bwanjye hehe ko Nyota imicanga birimo imicanga. Umwana wawe yakubaje Kuri birimo imicanga. Hey mucanga. Uva gicucu no kwa. Naki nakwikiwe kujya nyumva nanjye. Uje nyumva nanjye. Utamvira. Zikurumbuza ziko.
ukumvira umwana ungana gutya akanyembesha wiwe bahora babimbwira ngo umuzanye wewe bigaragara ndabyemera ndumurozi hehe imicarenga mu biryo ahubwo wo kuba kugize ikigoyi mu mutwe umwana wawe kugira ikimara ndi ikigoyi njyewe genda ngo amaze kurambirwa urabona ko ndi ikigoyi none mugisha ko bari amaze kurambirwa ngo mugisha nyirukana nahe menye ko naje ariko yo kumeza kumfata inzu uyu mwana nsuzuguza ngaha urugo n'urwe n'urwanjye tawuye bimuze umva kigori cyo uyu mwana ndagenda wowe wagenda uranyuze ni nyirukana ngende nyirukana ngende cyane aho uyu mwana nsuzuguza kanze narusoro urambona Wari kumesera kumva buriya ra akonye tuvugamije bitugishije ndashaka kuva hano yese mva hangaha nta kintu na hahe kintu kimwe gukorera kuko nyota umugore mubi umugore n'umugome ndi umugome umugome nyota ndi umugome winamamagara ariko ariko nyota nzagukorera bitugishije ubugome bwawe buzakugeza ukanagenda ukarira amarira y'ingona uri kubeshya ndi kubeshya cyane uri kubeshya uri umugoma gowe hari n'ibishanga uzabyicuza uteka nabi uteka ibyo birimo umunyu mwinshi uteka nabi ntabwo uzabyicuza ntabwo nzabyicuza umva se mubwire ndakwanga na none ntabwo usimbura mama wanjye uzabibona igihembo nzabireba genda ubushoboye amangane nawe umwana ungana nawe oya sinagukoreshamo icyubahiro ndakwanga nta muntu wasimbura mama wanjye uko yaza ameze kose ntawe Mungu bichikire kwa mwana wa ndio kushana. Wewe ulinzi, kile kwa mwana wa ndio kushana. kuri kundeba gutyo cyangwa akasi nagaki sakwishakuza ko tugiye kayo nkureba sha mbabarira hahese niko nyine umuntu aba ashaka gusa neza nyine ari mu rugo gusa neza ntabwo nyine tunse neza ndi bego rwawe nyine nubwo byagize oya ntabwo nagucika urabizi nshaka kubwira nshaka kubwira nyine nshaka gushimira turamureze zaba nshimira umuntu wa mbere natekerezaga ibintu byose bimbaye ahubwo se tuvugishije ukuri nshaka gushimira ahubwo barubwire kazi nongera mbigarukira ni gute mugisha yifata akakwirukana neza gutya ngo umuce inyuma nyananzanye muri nta mpudu zawe huye ariko nyine yego ntabwo twagakwiye kubivugaho ariko nanone twagakwiye kubigarukaho ari kumumagara ari kukubaza iki se mwihorere kuva cyagenda ubwo yahamagara n'ibisabwa ikibazo arabizi ko twite yambize mbese urateganya kubimubwira oya nyine ngomba kumurira njyenyine gusa wenyine se mana sinijoro nanjye urabizi no gupfundikanya sinakwangira kuba hano ndashaka akazi ugakora ese n'ukuntu umeze gutyo reka ndashaka akazi
doteni si umuntu amushaka hiki ese tuvuge ko hari amakuru yamenye basi simbizi pe mbazo kuva cyageze sindavugana kubera ko nirwana vuba ngiye kwa muganga ahubwo nongeye no kubigarukaho igihe nyine bakuzana ngo waguye ujya gusenga ukagwa bakakuzana nzi ko bari abantu bakuzanye nta rumwe uzanye na mugisha ndetse akaba ko guhamagara ngo bigende gute simbizi umva mubwiza ukuri rero ngewe rero nanone hari igihe ngenda namugisha nkabona nkagira ngo afite ikibazo mu mutwe nkurikije uko bamukundaga ntabwo yabigukura ngo ego ko bireke umva noneho mfite hano umusatsi ubaye ikisi n'isenyenge zigendera nta n'ibirenze umusatsi ni mwiza mbabarira sha ntiwabaye noneho nado umusatsi gucika sha naho ubundi sha uva mu bwiza ahubwo reka mubwire kuko cyagiye mbere bateye banyirukana ijoro ryashize note yigeze kujya ahantu harara nyine ntiyavuga avuga ngo yereye ku inshuti ye ngo yitwa Nimbuma n'irindi nimba ari nana ntabwo nibuka nimba ari nana nzi ko yari afite agashuti ke iki kitwaga ndiwe ndahibaze ko icyo gihe bararayo ntiyigeze asobanura aho avuye yaje kuvanga avuga ku nshuti ngo umugabo wamufatiye ngo yagiye kwiga yo ngo ararayo umwana azananirana ngahibaze papa nyine araje rero ukuntu nari narushye none se umva mubwire rero yego none se mva mubwire mbaze ikibazo araguhamagara paka gutyo umwihorere ndamureka cyangwa namukope nindi sukomanzi kandi ndaje kandi ndavuga ukomanzi kumureba nta kibazo ni karibu amakuru yanyu uyu mureke bita byanyu ni byiza niko mbonera akaye cyane nese ibyo ngiye kuzanye ibyo byaranzana da uje gutse cyo kureba uje kundeba waranyirukanye uramumbuye ubwoba nagukumbura ariko wari umeze neza mbabarira umura mbaye he mbabarira winzamuye isukari pe winzamuye isukari muganizo wamuzanye none se kibuko tugiye murebye yara ku muryango ambwira ko agushaka ubwo rero sinzi icyo gushakira upfa kumwinjizana utazi n'icyo nshakira ese ko yahoze ari umugabo wawe kumbwira namuheza hanze mubwira ahubwo wowe mubwira icyo umushakira umushakira iki nshakira iki mvangana umva nkongera kumura ese mubwira utamukora niba yanze ko umukora nyine mubwira utamukora kugira ngo ibintu bigende neza njyewe njye nta mvururu nkeneye mu mbabarire imvubu wasitangije ku muzina ngaha shanye natumye nje gusaba imbabazi namenye ukuri niyo turi mwana wanjye nabyaye niwe duteranije umaze kumenya naje gusaba imbabazi gusa niba mwana yambabaje uzi ko naturubara agashira ibinini munsi y'uburiri gusa nyine imana ishinzwe nyine kuba nawe yishe ibinini kariya kana kabaye akaza ari akana yego ariko nawe si wowe ngo manza baramuzi uriya mwana wanjye nawe si we noneho gufata ibyo agashyiraho umucanga bararwana ariko narwo ntabwo ari rwo ni uko umuvuzi kurara mu bagabo kugira ute yarananiye none se ubundi mugika nkubaza ikibazo barirwa ko nk'uwavutse nkavuta mugisha kandi kuri papa nyota icyo nacyo bakubaza ese ukimara kumenya ko ibyo byose nyota ariwe wabikoraga
kugeza n'ubwo wifata ukirukana umugore wawe wishakiye umukunze wumva ko muzabana igihe n'igihe mugasazana wabikozeho iki? nyine naje gusaba imbabazi ntubibona se ni uko zo uruhinja rwawe urarufashe nako ni n'ishyano ntabwo ari uruhinja ruriya ni ukuvuga ngo nyota ndamujyana kwa nyirasenge ngewe ngomeze mbaye na madamu wanjye umutima wanjye kwa nyirasenge amukoresha iki? nyine najya kuba kwa nyirasenge ngo nzanda bamenya ariko kwa nyirasenge ntareba ngewe ijambo rya nyuma ndaza kurivuga amenye icyo yaje gusaba imbabazi. ansaba imbabazi ni kenshi yabivuze ko atazazongera kumura umwana igihe cyo kubana n'umwana wawe uko wabyifuje kugendana gusigara umwana wawe nagiye rero wambaye amahoro uriya mugabo ubutitsa umumugayiriye wambaye amahoro ukagenda ngenda ko wagira ngo uratwite sabu wayikuye ngayo nguko none bibera nujya kora no mugiye kuginira filime ntabwo ari umbaza nayikuye twabanaga igihe uvanga imbere n'iyanjye kuba imyuza cyane nk'umunyamafuti nyuma amahoro ubwo nigendere nyuma amahoro igihe ahantu ko tugiye kujya none ubwo gundi ko tubigenza si njyewe ntabwo tubigenza njye mbaye neza reka ndagukunda ni ukuri shitani barabiteye shitani barabiteye mbabarira Liza mbabarira wihitiraga si ikiganiro soba kinzanye aha ngaha ariko Sandra nturakare mubyegereze umutima siko bimeze erega mugisha ubonye akababawe nagiriye muri ruriya rugo nibwo wabimenye neza ndabizi rega nibwo wabimenye neza ukuntu mbabaye sibyo ariko mugisha ukaba umubwirira nyine ikigobo ukamubabarira katamenye ukuri ukanyirukana ntiwite ntabwo nakwirukana nawe ngo witekerezeho nitekereza iki nire kuzinakoze nawe ukora ko kwitekerezaho nibwira ngo ikintu cyane twemera nongera kumvikana nawe nongera kuza kuri wawe ni kimwe gusa ni ikihe ni uko twahuza abaturanyi imiryango inshuti zacu umudugudu nawe akaza agasenga imbabazi inyota ibyo biroroshye kubyemera yemeye gusaba imbabazi ko yahindutse yahindutse usa mwizeye ko mbona ibintu byose utabyitayeho ndamwizeye uramwizeye niba ukora umwana nk'uko wahoze umwizeye byazwe n'igisi ntabwo azongera kurusha aho yaramumenye ubu ngubu nibyo rero kuvuga kandi buri gihe agaragara buri gihe abwiza isuka nawe urabizi ngaho mu mwanya w'imitekerereze sawa sawa muramukire nta no gusezera ego mana si ewe yeee bose bameze kimwe uwo yabyaye n'uwamubyaye bose bameze kimwe cyakora ngo mubwize kuri Sandra barakunze pe none cyo mubwize sajya imbabarira ni ukuri warahutse kugira ngo tutere kuri ntuvanze akwemerera ko yitwa mutukutu ariko yesu ariko reka mubwire ubuzima bwose umugabo wawe tubwizanye ko mudugudu mu kanya arahamagaye arambwira ngo gahunda na mama wawe ngo bari kuzana apana ibintu by'umujinya n'amakosa yawe umaze iminsi ukora si wihanye ukimubona nyine ugaragaza nyine ikinyabupfura disipurine kandi usabe n'imbabazi sibyo icyo ngukundira mwana wanjye rero mbese uriya mwaka wabaye wa kangahe papa naratsinze wabaye wa kangahe nyine ntabwo ari mwiza ndabona baje usuze neza usuze neza urabashye umudugudu amakuru mwiza ukomeye bite
amakuru ubwo rero byari bibaye ngombwa ko tuza kubona naguhamagaye nabikubwiye ariko njye n'ubundi hari utundi turimo ndimo ku kagari banshakaga hari ibindi bintu ngiye gukemura nihutaga gusa njye cy'ingenza urakizi nakubwiye ko ngomba kuzana n'umugore wawe nkabunga ntabwo ibintu bikwiye rwose abantu b'ababyeyi sibyo ntabwo ibintu bikwiye ntabwo uyu mwana uyu ntabwo ari ukwiye kubananira muri abantu bakuru mugomba kumwicaza mukamuganiriza ntabwo uhinja nkuru nguru ari urwo kubasumba ngo bibasumbe uyu ntabwo ari we watuma ugenda wahukana umuntu iyo ari mukuru ari umubyeyi aba ari umubyeyi ntabwo ibyo avuze byose wabyitaho kuko uri mukuru kuri we abana ni abana akanyota nawe kandi kamugarukiye ufite uburenganzira ku mwana wawe uyu ni uruhinja waramubyaye nta mpamvu rero kugira ngo akurushe urutugu sibyo nawe rero nize nyota n'ubuyobozi iyo twiyiziye gutya ikibazo kiba gikomeye ugerageze ucishe make ucishe bugufi uyu ni umubyeyi wawe umwubahe uyu ni papa wawe ntabwo uri umuntu wo kwifata utuka umubyeyi nk'uyu umuzamuke arakuruta urabibona sibyo biba byiza mwiyunze mukaba ababyeyi b'umwana urabona dore umubyeyi aratwite ejo bundi uzabona akarumuna kawe sibyo niyo ngaho mbwira ingamba wafashe nyine nk'umuntu mukuru uyangiye nshaka kubimbwira cyane kuko kwiyongorera kandi iyo uri kumutuka uba nk'isange nshaka kumusaba imbabazi icyo nicyo dushaka aho bikore ni byiza ariko ubutaha ntibizongere nibyo nyine tuzagufata umwanzuro nzahita mubyahuka nanjye niyo yaceceka ku kanyota umudugudu ubwe wimanukiye niyo ufata umwanzuro nzagufatira umwanzuro ubutaha ngaho saba imbabazi kandi bombi basaba imbabazi nanjye ndahari njye naje kubunga ubundi mubaneho amahoro wewe nakubari uri umwana barafite ibyo tuba dushaka kandi n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ni ukuri reba ukuntu aba kwishimira ariko wowe kandi ubivuga ubisirure ko buri byajya reka kurira nihangane gato ndaje sawa